Haleluya, haleluya. Nagira ngo mbabwire ubuhamya, nagira ngo mbagezeho ubuhamya bw'iby'Imana yakoze. Imana ni nziza, Imana igira neza, Imana irababarira. Rero nagira ngo mbabwire iby'Imana yakoze. Mu buhamya bwanjye ngiye kubaha ni ubuvuga ku buntu bw'Imana. Imana rero yarambabariye cyane, none nagira ngo tutangire dusenge kugira ngo mbagezeho ubuhamya. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje muri iki gitondo. Turaguhimbaje kuko ukwiye guhimbazwa iteka ryose. Uri Imana nyamana, uri Imana nziza, uri Imana yatanze umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo aze kuducungura. Turagushimiye mwana w'Imana ko wemeye kwitanga wowe ubwawe ku musaraba kugira ngo twebwe abari bapfuye tuzize ibyaha kugira ngo tubeho tubeshejwe nawe Yesu Kristo. Turagushimiye rero ko waduhamagaye kandi tukaba twaritabye uyu mwanya nyakubahwa Imana. Tugiye kugezaho ubuhamya abakozi bawe, abana bawe. Turasaba Imana kugira ngo izabane n'abana bayo bagiye kumva ubu buhamya. Urakoze cyane, rubane natwe kandi tugire neza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amazina yanjye nitwa Gasore Fidele. Amazina yanjye nitwa Gasore Fidele, nsengera mu itorero rya ADPR Pentecote Ndera, hanyuma paruwasi yacu ni Kabuga. Ahangaha kuri uyu musozi wa Ndera niho ntuye, niho mfite umugore n'abana. Wari umurwayi uyu munsi nawe ni muzima ku bwa Yesu Kristo. Uyu mwanya rero tugiye kubaha ubuhamya bw'aho Imana yabanje kwemera ko tubanza guca, ariko noneho uyu munsi ikaba yaratugiriye neza. Ubu turi mu nzira yayo, turimo turagenda. Ubwo twabanje guca mu nzira mbi, ariko Yesu we yari abizi ko tugomba kuzaba umukozi wayo, cyangwa se tuzaba abakozi bayo. Imana ishimwe cyane. Rero Gasore Fidele, jyewe niko amazina yanjye nitwa, ariko hari ahantu tuza kugera tukaza kumva buryo ki n'ubundi twagiye tugahindurirwa amazina, ariko atari ku mpamvu zacu. Ibyo turaza kubibabwira. Rero Gasore Fidele, jyewe navukiye mu gihugu cy'u Burundi, niho navukiye, niho papa na mama batubyariye. Uyu munsi aba babyeyi bacu ntabwo tukibafite, ariko aba babyeyi batubyaye turi abana 7. Uyu munsi dusigaye turi abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Turashimira Imana rero twese ko uyu munsi turi mu murongo w'Imana kandi dukurikira Yesu dukijijwe. Rero bene data, aho mu gihugu cy'u Burundi twabaye, ntabwo twari twamenye Imana yacu iyi ngiyi uyu munsi turimo twirata. Aho mu gihugu cy'u Burundi twahabaye tutari twamenye Imana. Rero twaje kubyarwa n'abo babyeyi, dusanga basengera muri Kiliziya Gatolika. Hanyuma twebwe kubera ko baje kupfa cyangwa se baje kuva mu mubiri, tuza gukomeza kubaho ngaho, ariko twaje kubaho twirera, ariko dufite umubyeyi wacu. Uyu munsi navuga ko ari umubyeyi wanjye kubera ko nawe niwe wandeze. Ndi umwana wa 5 kuri we, ariko uyu munsi uwo mukuru wanjye niwe papa wacu, ni nawe mu by'ukuri wagiye uturera. Hanyuma biza kuba ngombwa rero ko jyewe ntakomeje kubana nabo, kubera yuko naje gukora umurimo wa gisirikare, kubera yuko nabanje kuba umungeri, cyangwa se nabanje kuragira inka. Muri uko kuragira inka nagiye kuragira izo nka, nge ntarabashije kwiga. Nize amashuri 6 abanza, nge nta yandi mashuri nigeze niga. Hanyuma naje kumenya gusoma no kwandika. Uyu munsi wa none rero, nubwo nababwiye ko mfite umugore n'abana, ariko tubeshejweho na Yesu, kubera yuko uyu munsi ndimo ndanakorana n'abantu bize, yewe ngahembwa n'umushahara ungana n'uwabo, kandi nge ntarize.
rero bibiliya ijambo ry'Imana ni ryiza cyane. Imana ntirobanura abantu ku butoni, ariko ngo icyakora iratonesha. Tujya twumva korali yacu Agape iririmba iyo ndirimbo. Ni ukuri turashimira Imana yuko uyu munsi tubeshejweho na Yesu Kristo kandi atubeshejeho neza. Rero aho mu gihugu cy'u Burundi ntabwo twebwe twabashije kuzaza tubasha gusenga, ariko ku cyumweru twajyaga mu gusenga cyangwa se twajyaga mu iteraniro, twajyaga natwe muri kiliziya, umuntu agataha akamera uko yari ameze. Natangiye kuragira inka mfite imyaka 17, ni ukuvuga ngo naje rero gukora uwo murimo wo kuragira inka, hanyuma nza kuba ngombwa kugira ngo noneho iki gihugu cy'u Rwanda turimo uyu munsi tumazemo imyaka 30, ariko imyaka 30 yindi twayimaze hanze kubera yuko ababyeyi bacu bari barahunze muri 59. Ibyo ngibyo abantu benshi barabizi ko rimwe na rimwe ababyeyi baje guhungura u Rwanda, ariko uyu munsi turashimira Imana kuri u Rwanda rwacu tururimo, kandi dushimira Imana. Imana ihimbazwe. Amen. Imana ihimbazwe. Hanyuma rero aho ngaho naje kuragira izo nka, hanyuma nza kuba ngombwa kugira ngo nze ku rugamba, nze gutabara ntabaranye n'abandi. Naje kuza muri 91, ndabyuka ko naje mu kwezi kwa 9, ari itariki 5 z'ukwezi kwa 9 1991, nanjye nza ku rugamba. Hanyuma 92 niho natangiranye n'intambara rero yari imaze umwaka itangiye. Imana yo mu ijuru iza kubana nanjye kuri urwo rugamba. Ndashimira Imana ko hari benshi bagiye bavuye muri uyu mubiri, ariko genda cyariho. Ndashimira Imana. Imana yo mu ijuru yari inzi, kubera yuko yari izi igihe nk'iki ngiki ko nanjye nzaba nyivugira, nzaba nyikorera. Imana ishimwe cyane. Rero aho ngaho mu gisirikare naje kuhaba, ariko noneho Imana iza kungirira neza kubera yuko yari ifite umugambi kuri jye. Ntabwo navuga ko nahangayitse cyane mu gisirikare, kubera yuko mu gisirikare nari mfite n'ipeti rya kaporari, nayoboraga nanjye bagenzi banjye. Urumva ko nanjye nari umuyobozi. Imana yo mu ijuru ntabwo yampangayikije cyane ngo mpangayike, ariko uyu munsi ndayishimira ko nanjye uyu munsi nanjye mfite ubuyobozi mu rugo rwanjye, nanjye ndayoboye. Imana ishimwe cyane. Rero mu by'ukuri aho ngaho ku rugamba baje kundasa, bandasa ukuguru, hanyuma gerenade irankubita irinjira. Ndabyibuka yuko jyewe namaranyemo ekara ahangaha muri uku kuguru k'ubumoso mureba, nakumaranyemo iyo ekara imyaka 20. Ubu maze imyaka 20. Ningahe reka wenda kubera ko nadimobijwe muri 98, we waza kumfasha ukareba imyaka ahari maze mvuye mu gisirikare. Ariko nashimira Imana ko muri icyo gisirikare ni ukuri ntabwo Imana yemeye kumfa. Aho ngaho rero nza kuraswa, narasiwe ahantu iriya za Ruhengeri, niho bandasa mu kuguru, ariko Imana ibana nanjye. Hanyuma jyewe ekara naje kuyikuriramo, nza kuyikuriramo rwose. Hanyuma Imana impa ubundi buryo bwo kuba nareba icyo Imana yari inkoreye, kuko ijwi ry'Imana jyewe ryaje kunsanga. Urumva ndaza kubaha ubuhamya bw'uko nabayeho mu buzima bwanjye bwa gipagani, ariko uyu munsi ndi umukristo. Naje kuba aho ngaho iyo ekara nza kuyishyira mu kantu ka papier mouchoir, ari umwuka w'Imana ubimbwiye, ngashyira ahantu rwose ndagahishe nikajyaho n'amazi. Ariko namaze nk'icyumweru wa mwuka, hanyuma aza kumbwira ngo kuramo ka kantu. Ngakuyemo sanga hajemo ingese, hanyuma umwuka arambwira ngo wari kuzarwara kanseri. Imana yo mu ijuru ndayishimira ko yandinze kanseri. Imana yo mu ijuru ihimbazwe. Rero 92 twaje kuba aho ngaho mu Ruhengeri, niho natangiriye umurimo mubi wo gusambana, kubera yuko aho ngaho nahasambaniye muri 94. 92 narahabaye. 93 tuza ku 92 tuza kuhava, tuza ahangaha tuza tuganye ahangaha
tuganye ahangaha i Kigali, ariko noneho Imana ikomeza kubana nanjye. Rero 1994 niho natangiye inzira mbi y'ubusambanyi, aho ngaho mu Ruhengeri. Mu by'ukuri niho natangiye iyo ngeso mbi, ariko ubundi nge nari naraje ntari nakora n'ibyo bintu bibi, ntari nasambana. 1994 rero nibwo abakobwa bacu baduhaye intsinzi, hanyuma nge mbafashwe n'ubwo burwayi bw'ubusambanyi ndetse no gusinda, baje gushyiraho guverinoma batangira kuduhemba, hanyuma ntangira kwigurira inzoga, hanyuma ntangira no gukora wa mwuga mubi w'uburaya, kandi ni ukuri ni umwuga mubi cyane. Rero uwo mwuga naje kuwukomezanya kubera yuko baje kutujyana tugiye gutabara mu gihugu cya Kongo. Murabizi 1996 ku ngoma ya Kabila wa mbere, atari uyu mwana we w'ejo bundi, nibwo twagiyeyo. Tugeze rero muri Kongo ni 1996, nahamaze umwaka, hanyuma nza gutangira no kwiga iringara nararivugaga rwose. Hanyuma nibwo rero naje guhita mfatwa n'imbaraga mbi zo gukomeza nyine gusambana. Abakongomani baza kumpemukira. Rero nari mfite abagore muri Kongo 9, aha mu Rwanda naho ngira ngo nari maze guhura n'abagore 9. Urumva ko ngiye navuga ngo ni indaya nka 18 nizo nabanye nazo, ariko ndashimira Imana yuko izo ndaya zose nagiye ncamo ntarwaye sida. Ndashimira Imana kuko ndibuka ko hariya mu majyepfo cyangwa se aho bitaga za Masango, naje kwahura n'umugore aza kuba bambwira amakuru ye, bambwira ko arwaye sida, ariko ndashimira Imana ko jewe ni ukuri nta sida narwaye. Rero Imana yo mu ijuru yakomeje kubana nanjye aho ngaho, aho hose nagiye nca. 1996 aho ngaho rero nibwo naje gufatisha abo bakongomani, naranabigishaga. Urumva ko nari mwarimu, nigishaga imyitozo ya gisirikare. Hanyuma rero nza guhura n'umugore warushije imbaraga, urimo imbaraga z'abadayimoni nyinshi. Hanyuma aza kumbwira ngo nintamutwara i Rwanda, kubera yuko bari bamaze kumenya ko turi Abanyarwanda, arambwira ngo ntabwo nzarenga Kinshasa. Rero ka Kinshasa ko ngako, reka tuvuge yuko iyi meza cyangwa se ahantu turi, iyi ni Kinshasa, inyuma ikorotiriwe n'amazi. Kinshasa kujya ari Kinshasa kuba hazi ni ukugenda n'indege, ni ukugenda n'ubwato. Hanyuma rero aho ngaho nibwo jewe nahise mfatirwamo n'izo mbaraga mbi. Turimo tunywa inzoga, ndabyibuka turimo dusezera icyo gihugu cya Kongo, nibwo naje kumva ijwi rimpamagara ngo Fideli. Nditaba, barambwira ngo biso tuzabakongore, ntiyego ngo siko toringaka okena na mai, ngo twebwe ngo turabakongomani, ngo uyu mwanya turagushaka kujya mu Kivu. Ndababaza ngo bino muzawa nani? Eti bino tuzabakongore. Ndavuga nti ubu rero ngiye kwibera mu Kivu. Nuko byagenze. Hanyuma mbafashwe n'ubwo burwayi nyine bwo nari ngiye gutwarwa n'amazi. Hanyuma Imana yo mu ijuru irandengera. Ndabyibuka ko nari nicaranye n'abagenzi banjye, iryo jwi naryo rimpamagara, ryampamagaye nyine rinjyana mu Kivu. Ariko ndashimira Imana yuko icyo Kivu kitantwaye. Aho ngaho muri Kongo ndabyibuka nibwo twariho tunywa inzoga. Hanyuma numva iryo jwi nyine rinjyana mu Kivu. Hanyuma jye nabanje kusaba abo twavuganaga nabo, ndababwira ntimureke banze kubwira abagenzi banjye yuko ngiye mu Kivu. Naragiye mpamagara umusirikare nayoboraga, nari muzi izina yitwaga Nzeyimana. Ndamubwira nti Nzeyimana, ntubu rero ndagusezeye, ngiye kujya mu Kivu rero ubwo ngubwo Imana yarakindinze rwose. Ndashimira Imana. Aho icyo gihe yahise ahamagara Fande watuyoboraga, bamwitaga Rukara Godefre. Hanyuma aravuga ngo nibandase. Icyo gihe nari ngiye kuhita jewe mfata ngo ngwe mu Kivu. Hanyuma umusirikare baramubwira ngo nandase, ahita afatira imbunda mu mugongo. Icyo gihe imbunda arayikokinga rwose agiye kundasa. Nibwo nahise rero mvuga ngo aho kugira ngo inyanja intware, wowe kora ikintu cyo kugira gute cyo kundasa. Nibwo rero Imana yabanye nanjye aho hantu. Hanyuma abadayimoni rero nibwo bamfashe, barambwira ngo uyu mwanya wa none reka tukubwire gutya, ibyo tukubwira byose urabikora? Ntiyego ndabikora. Barambwira ngo tangira ukora isuku. Bene data, nagize gutya, meze gutya.
ubwo mbaye gutya, najya guhagarara ngahagarara gutya, hanyuma jyewe numva mbaye ukundi kuntu. Hanyuma mu gitondo abasirikare bagenzi banjye basanze jye nunamye meze gutya, bakabona ndahagaze gutya, hanyuma baza rero kuvuga ngo uyu muntu agomba kuba hari ibintu yibye. Rero jyewe mbabwiza ukuri, nari mfite sheni ya zahabu mu ijosi, nari nyifite, nayitaye kuri uriya musozi wa Mo Kigali, hariya 9/8 niho nayitaye ku musozi wa Mo Kigali. Ku bantu bahazi murahareba, niho nayitaye muri toilette. Nabwo nari mbibwiwe na mushiki wanjye unkurikira aje kumbwiriza. Uyu munsi turarwana urugamba rwo kumusengera nawe, kubera yuko nawe afite ikibazo cyo kurwara iyo ndwara y'abadayimoni, ariko Yesu azamugirira neza mu gihe cye nabishaka. Rero aho ngaho niho nayitaye, ariko mu masaha 28 namaze meze gutya, nibwo jyewe baje guhamagara umuyobozi wacu wari utuyoboye aho ngaho muri Kongo Kinshasa, James Kabarebe. Baramubwira bati hari umusirikare wahuye n'ikibazo, ati ngwino ujye kumureba. Jyewe afande yarampamagaye, nzameze gutya, arambwira ati mpagarara gutya, arambwira ngo ni ibiki wakoze? Ndavuga nti jyewe nta kintu nakoze, ntekeretse iyi sheni nambaye. Sheni rero yarambwira ati yikuremo, ndayimuha. Nyimuhaye kubera ko naberetse ko nabaga mpagaze gutya, mpita nkamba hasi gutya. Barambwira ngo haguruka, ndavuga ngo ntabwo nahaguruka mutampaye sheni yanjye ya zahabu. Hanyuma afande arabwira abasirikare ati mwege ni mumuterure. Abasirikare barananirwa. Hanyuma nibwo rero bambwiye bati wowe tubwire. Nababwire yuko iyi sheni nayihawe n'umukobwa nigishaga. Hanyuma baza rero kuvuga bati reka tujye kumuzana aze agukuremo bino bintu, natagukuramo tumwice. Icyo gihe ndabyibuka ko navuze ijambo rikomeye, navuga ngo amaraso yiwe azabajyeho kubera yuko atari wandoze. Nibwo rero bahise bavuga bati ibyo ari byo byose uyu muntu koko bamuroze. Nibwo rero bahise wa mugore, ngira ngo kubera ko nababwiye ko hari abagore benshi nabanje gucamo aho ngaho, nibwo bahise bavuga bati reka noneho uwo mugore aza kundekura. Simbizi niba ari uriya wanyambitse sheni, ntabwo mbizi. Nibwo rero naje guhaguruka mu ijoro nka 6 z'ijoro, baza kubona ndahagaze gutya bagenzi banjye, nanavuza n'induru cyane, ntimurebe ndahagurutse. Babona rero nahagurutse koko, hanyuma baza kugira ngo ndakize, ariko ntabwo nari nkize, kubera ko abadayimoni bo bari bafite amashusho menshi bihinduranyamo. Nibwo rero bahise babona nanjye nuriye indege kimwe n'abandi, ngaruka hano mu Rwanda. Ngeze aha mu Rwanda nibwo bahise bagira igihe cyo kugira ngo bajye kujonjora abashobora kuba bayikoescotinga. Uyu munsi umuyobozi wacu n'umuyobozi w'igihugu, hanyuma jyewe ntibanjonjoramo, icyo gihe ari vice perezida. Nibwo rero bahise banjyana ku Kibuye mpageze, banjyana ahantu ku ivuriro ry'ahantu bitaga Rubengera. Nibwo nahise njya mu barwayi, nkumva jye nkunza abarwayi, nubwo nanjye ntari nzi ko ndwaye, ariko nari ndwaye. Nibwo rero naje gufatwa na estoma iramfata. Imaze kumfata, umuyobozi wanjye wanyoboraga ahita ambwira ati jya kwivuza. Banzanye ahangaha mu kigo cyahitwaga Nyamabuye, mu kigo cy'Inyamabuye nibwo bahanzanye. Mpageze nibwo rero nahise mbana na bagenzi banjye. Icyo gihe urumva ko nibwo twari tuvuye muri Kongo, hari mu kwezi kwa 3. Nibwo rero aho muri mwaka w'1998 nibwo twari turi aho ngaho Nyamabuye mu kwezi kwa 3. Nibwo rero ndyamye nsinziriye, nibwo naje kumva irindi jwi nk'iry'umuntu. Ntabwo numvaga ko ari umwuka wundi, mbese sinumvaga ari umuntu umpamagara. Nibwo rero ndyamye nsinziriye gutya, nibwo numvise ijwi rimbwira ngo ari Hasani Gasore. Ndavuga nti Karame. Barambwira ngo wowe reka kwitaba Karame, twebwe turabayisilamu. Ndavuga ati giye ko ntari umwisilamu. Barambwira ngo wowe uhereye uyu munsi rero uramu umwisilamu. Ndavuga ati giye ntabwo nawe umwisilamu. Ati turakwica. Barambwira bati rero noneho, ndababwira nti ngewe mbaye umwisilamu. Icyo gihe rero nibwo nahise ntangira guhabwa amabwiriza cyangwa se amawayiza. Hanyuma baza rero kumbwira bati uhereye uyu munsi ujye witwa ari Hasani Gasore, izina Fidel ryibagirwe, kubera yuko mama wawe ari we wakwisira izina. Ndavuga ngo uyu muntu tuvugana ibyo byose azi mama. Nibwo rero nahise
nitwa nyine Ali Hasani, barambwira bati ujye witaba amazina 3 gusa, Ali Hasani Gasore. Nibwo rero nahise bambwira bati wowe utangire nanone tuguhe amabwiriza cyangwa se amawayiza, ati utangire ukorane natwe. Nibwo rero nahise mvuga nti ndatangira. Barambwira bati wowe uhereye umunsi ujya witaba nam, ujye witaba abayisilamu nam, abakafiri ujye bitaba karame. Nibwo rero nahise mba umwisilamu uwo munsi, nubwo nari ntarajya mu musigiti kugira ngo mpabwe amategeko cyangwa se amabwiriza y'idini rya Islam. Ubwo rero nibwo jyewe nahise ntangira rero kumva mbaye umwisilamu. Hanyuma byaje kuba ngombwa kugira ngo bambwire bati wowe tugiye kugukura aha ngaha muri kino kigo, bajye kukudimobiliza uve mu gisirikare. Ngewe ntabwo numvaga ururimi barimo bambwira urwo ari rwo, kubera yuko numvaga ntabyumva neza. Nibwo rero muganga yaje kuvuga ngo nibanzane hano i Kigali. Nageze hano i Kigali, ngeze hano i Kigali ndaza nduhukira aha ngaha Indera iwacu aho dutuye. Naje rero nduhukira muri bene mama, abo ngabo turi kumwe uyu munsi, nubwo uyu munsi nubatse, ariko icyo gihe twabanaga nk'abasore. Hanyuma nza rero kubacika nanone kubera yuko hari wavuganaga nanjye. Hanyuma nza kubacika, nza kuva aho ngaho ngenda njya ku musigiti narahavuye nza kujya i Nyamirambo. Rero bene data nagira ngo mbabwire ngo abadayimoni barakora, koko barakora. Mu by'ukuri jyewe naje kuba mfite inkota n'icumu, nabigendanaga ku manywa y'ihangu. Hanyuma ariko nta muntu nigeze ntera ibyo byuma. Nibwo rero naje kubifata, barambwira bati turagushaka i Nyamirambo kwa Kadafi. Nibwo naje guhita mbifata ari ku manywa, ari mu gitondo nza kujya i Remera mbifite gutya, mureba gutya nifashe gutya murabireba. Nibwo nagiye mfatiye inkota n'icumu, nari mfite isaha ndeba ku kuguru gutya, nkayireba ku kuguru gutya, ukuguru nkaguterura nkareba isaha. Hanyuma nibwo rero nageze i Remera, bahita bavuga bati uyu muntu agomba kuba yarakoze amaraso y'abantu. Ngewe icyo gihe ndabyuka, umushehe umwe niwe wavuze ngo mu by'ukuri natwe hari abantu bagiye bakora nabi, none n'uyu nguyu agomba kuba ari abantu yakoreye nabi. Nibwo rero nahise jyewe bamfata, baranjwibaguza cyane. Hanyuma ndibuka ko nafashwe n'abantu barimo n'umusivili. Nibwo bahise banturitsa iyi mitsi y'ijosi, jyewe numva banshyize mu modoka. Ariko aho ngaho gakeya, aho i Remera hariya muri gare, hariya muri feruje, niho nabanje gukubitirwa. Hanyuma nibwo haje umusirikare warunzi, aravuga ati uyu muntu muri uwo mwica ndamuzi. Uwo musirikare bamwitaga Roger. Nibwo yahise asanga bankandagiye ku gakanu, barimo bankubitura no gukubitwa n'abantu utabuzi bagukubita, kandi umusazi ko karakubitwa. Nibwo rero yaje kubabwira ati uyu muntu niba yakoze nabi, mu mujyane hano kwa Rando, niho gendarmerie ikorera, bamucira urubanza. Nibwo rero bahise banjyana muri taxi voiture, baranjyana bangejeje kwa Rando. Numva barampurutuye, bankubita hasi, babwira afande bati uyu muntu ibyo ari byose yaba yarakoze amaraso y'abantu, ati dore n'ibyuma twamufatanye. Afande yankubise urushyi rwa mbere, ijisho kuko nayo naje risa nkaho rihumye, rirahumuka, ugutwi kurapfa. Bankubita n'ukundi, ugutwi kurapfa, ijisho rirahumuka. Hanyuma rero nibwo bahise bankururira ahantu, baragenda bamfungira mu kazu hariya kwa Rando. Hanyuma nza kumva rero jyewe hari indi myuka ndiho nkorana nayo, kuko urumva ko n'ubundi ari abadayimoni bankoreshaga. Nza kukanga umusirikare wari uri aho ngaho nk'imbere y'umuryango aha ngaha. Hanyuma ndamubwira nti ngiye kugufata, ngufata niyo mbunda. Aba yikubise nka hariya, ashaka no kunda sarika Imana ifunga wa munwa w'imbunda. Naje rero kumusohokana nambaye ubusa, ndirukanka mu kigo. Hanyuma nibwo na fande wundi yaje yirukanka afite pistoli, arambwira ngo agiye kundasa. Nanjye ntega agatuza rwose ngo bandase, ariko Imana ntiyashima ko mpfa, kuko niyo mpfa nari kurimbuka. Ariko ndashimira Imana ko uyu munsi nanjye ndi umuragwa w'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Rero aho ngaho ntabwo twaje kuhatinda cyane, kubera yuko Imana yari ifite umugambi
umugambi kuri njye cyane, nibwo bahise bahamagara i Kanombe. Hari umuyobozi waje guhamagara i Kanombe, baramubaza, ababaza ko baba banzi, baravuga ngo uwo ni umusirikare wacu ndetse arimo arakurwa mu ngabo, uwo nguwo ni umurwayi. Icyo gihe bayintwaye mu modoka bansubiza i Kanombe. Nibwo rero i Kanombe bahise banzana hano mu bitaro byo mu mutwe i Ndera. Hanyuma nibwo rero baje kundekura kuko namazemo ukwezi kumwe aho mu bitaro. Nsubira mu rugo njya kubana na bene mama, ariko numva ntarafata umwanzuro wo kuba naba umurokore. Hanyuma hari data wacu w'umusaza, turabana, niwe waje nawe arambwira atuzakizwa. Ariko noneho nza nanjye kwisanga naje muri iri torero ndimo rya ADPR Pentecote nkuko nabibabwiye. Nza kwisanga ndi mu rusengero muri 1999. Hanyuma nanjye ninjira mu bana b'Imana. Uyu munsi nanjye ndi umwana w'Imana kandi umunyetorero. Rero aho ngaho naje kubona abafasha, naje kubonamo ba papa na ba mama. Hari umupapa bamwita Birasa Jean Paul, ni umubyeyi wanjye, uyu munsi ni umuyobozi wanjye, ni mwarimu wanjye. Imana yo mu ijuru imuhe umugisha. Nibwo yatangiye atwigisha, icyo gihe ari umudiyakoni, aza kutwigisha, hanyuma tuza kubatizwa. Tumaje kubatizwa nibwo rero nahise noneho numva ashaka nanjye kugira ngo nkurikire Imana, ariko nkayikurikira mfite ibyaha bikinyutugatugiyeho, nk'uko nanone dusanga mu gatabo k'umugenzi mu Kristo nawe atangiye urugendo, yaje kuba yikoreye umutwaro. Nari nkifite umutwaro w'ibyaha, ariko Imana yo mu ijuru ibana nanjye. Ibyo byaha ntago byanzikamije ngo binjyane kuzimu. Imana ihimbazwe. Rero turashimira Imana ko uyu munsi turi abagenzi. Imana ihimbazwe. Aho ngaho baranyigishije, noneho nza kugira gutya, bagiye kujya ku ifunguro ryera. Ndabyibuka bagiye kujya ku ifunguro ryera muri 1999, nibwo mu kwezi kwa gatanu ku itariki 22 nibwo nge nahise mfatwa n'izindi mbaraga mbi. Ubwo bahita bajya kunsengera Imana, hanyuma njya kuba ndi aho kwa mwarimu Birasa Jean Paul, uyu munsi ni mwarimu. Hanyuma icyo gihe aransengera Imana, hanyuma biza kuba ngombwa ko nsubira mu bitaro byo mu mutwe nyine aha muri Karayesi. Ku itariki 22 z'ukwezi kwa karindwi nibwo nahise ninjira ibitaro uwo munsi. Hanyuma mu kwezi kwa munani ku itariki 3 nibwo jewe ijwi ry'Imana, urumva ko nari maze amezi 7 mu itorero, nibwo naje guhita numva ijwi ry'Imana. Imana yarajeyo insanga ku gitanda ndyamye nsinziriye, numva ijwi rirambwiye ngo umva, ntiyego, ngo ntabwo ari imiti izagukiza, ngo ahubwo nige nzagukiza. Hanyuma nibwo rero nahise mvuga ngo iyi ni Imana. Niruka njya kubwira muganga wanjye, ndavuga nti muganga. Arambwira ati karame gasore, ati bigenze bite? Nti Yesu arankijije. Nibwo rero yahise abwira mugenzi we ati voma undi muti tumutere, kubera ko agiye kongera kwiruka nka ducike. Ndamubwira nti muganga mbabarira kabisa, ureke nsubire ku gitanda undeba. Muganga aravuga ati nibyo nshaka. Nibwo nahise nsubira ku gitanda, ubwo ngubwo nongera kwipfuka gutya, ndipfuka. Hanyuma ijwi rongera rirambwira ngo ntabwo ari imiti izagukiza, ngo ahubwo nige nzagukiza. Hanyuma jewe baje kumpa bien de sortie ku itariki 5 z'ukwezi kwa munani 1999. Hanyuma mpita nza mu rugo negera bene mama. Icyo gihe mbagezemo, uriya musaza murumva ko nababwiye ko nawe yansengeraga Imana, ariko baje kumbwira ngo ninze banjyane mu bitaro byiza. Navuga ngo nta bitaro byiza bihari, nima mvuye mu bitaro bya Karayesi, ibindi bitaro mu njyanye mu byiza ni ibihe? Barambwira bati ni ibitaro by'amasengesho. Baranjyana bangeza aho bita mu Bibare. Hariya mu Bibare ibitangaza by'Imana byarahakorekeraga, kubahazi murahazi. Nibwo ku manywa y'ihangu Imana yavugiye mu mukozi w'Imana bamwitaga Rugamba Emmanuel. Nibwo icyo gihe yari pasiteri, nubwo uyu munsi atagisengera mu itorero ryacu rya ADPR Pentecote, ariko uyu munsi ndahamya neza ko umwuka w'Imana ubundi aracyari ku bantu bayo. Nibwo rero yahise ampanurira, arambwira ati Imana yagukije ariko ntabwo wizera. Ndavuga nti Imana koko ubu ntabwo yaba ari gikijije? Aravuga ati ntabwo wizera, ati kandi uri n'agasore. Ndavuga rero icyo gihe nari nkiri umusore, ubwo nza guhaguruka ndagenda nanjye mfukama hamwe n'abandi bana.
cyangwa se n'abandi barwayi bari bari aho ngaho. Hari umukobwa wigeze kuza ku itorero ryacu ry'Indera bamwitaga Nyangoma. Nyangoma uwo nguwo yagenderaga mu igare, yari yarabaye pararize. Uwo nguwo yaje hari iwacu Indera ashimira Imana. Nyangoma nubwo icyo gihe ntigeze mvugana nawe, ariko nahise mwibuka kuko twari turwaranye mu bibare. Ava mu igare hanyuma arahaguruka, icyo gihe dukirira rimwe na Nyangoma. Nakize ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9 muri 1999, ntangira rero gukorera Imana. Hanyuma ntangira gukorera Imana, yewe hari bene data ahangaha baba muri korali Agape bita Samweli, abo ngabo bose bagendaga batwigisha kandi tugenda tunabakurikirana rwose. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Nagendaga ndeba abantu ukuntu bitwara, nanjye nkagerageza kugenda shaka kwitwara nk'umukristo. Hanyuma Imana yo mu ijuru rero iza kumfasha nkomeza urugendo. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 nibwo naje kuva ku rusengero rwacu, kuko nahakoraga amasuku cyane, nza kujya gushakisha akazi ka security. Uyu munsi ndimo ndakora akazi ka security, niko nkora n'ubundi. Nkora muri company bita Gadawad, yabaye Agespro mbere, uyu munsi yitwa Gadawad. Hanyuma rero Imana yo mu ijuru ibana nanjye muri iyo company, ibana nanjye muri company nabanjemo mu mwaka w'ibihumbi 2000 bayitaga Intersec. Aho ngaho niho nje gukorera mbere na mbere. Hanyuma nza kugira gutya mva muri iyo company ya Intersec bitewe nuko ntayigiriyemo umugisha. Ngaruka mu masengesho muri 2001. Nari mfite uburwayi, ndavuga ngo bwari uburwayi cyane bene data. Ubwo burwayi Bibiliya hari ahantu bivuga hano mu gitabo cy'Itangiriro ibice 38 umurongo w'9, havuga ku muntu witwaga Onani na Eri. Bibiliya ivuga ko ngo bari abanyabyaha imbere y'Imana. Hanyuma Onani, Eri ngo aza gupfa, Imana iramwica. Ngo baza kumukabiza cyangwa se baza kumuha murumuna w'uwo mugore, bamuha murumuna we ngo amucikure. Bibiliya ivuga ko ngo baryamanye, ngo yashyize intanga hasi. Bibiliya ivuga ko ngo icyo yarakoze icyo ngicyo Imana ngo yahise imwicira aho ngaho. Icyo cyago nakirwaye imyaka myinshi cyane. Icyo ngicyo Bibiliya murumva ko ari cyo ibabwiye cyane, ntabwo twakivuga cyane, ariko ni icyaha uyu munsi abantu bavuga ngo ni ukwikinisha. Kwikinisha ni indwara mbi cyane cyane ko Bibiliya mu rwandiko rwa Yuda habavuga neza yuko ari icyaha kibi cyane. Uzayasome cyane. Hanyuma Imana yo mu ijuru ndayishimira ko muri uwo mwaka w'ibihumbi 2000 nari niyahuje imbunda, kuko isiko ikoresha imbunda. Ndabyibuka giye maze gukora icyo cyago, maze kwigirira nabi, maze kwikinisha, nibwo nahise mfata imbunda nyishyira mu muhogo wanjye. Ndavuga ngo ngiye kwiyica, singiye kuzaza mbeshya Samweli ngo ndumurokore, singiye kubeshya mwene mama Mariko ngo ndumurokore, singiye kubeshya itorero ryose ngo ndumurokore, kandi mfite ibyaha byanyizingiyeho. Nibwo rero nafashe imbunda ndayifata rwose nyishyira mu muhogo wanjye, ndayikokinga. Imbunda niyo yanciye intoke, niyo yanciye urutoki. Urabona ko mfite intoki enye n'igice, cyangwa se ndavuga ngo ni 9 n'igice. Ariko ndashimira Imana ko icyo gihe ijosi ryanjye ritagiye, ndashimira Imana. Hanyuma icyo gihe nabwo imbunda nyishyira mu muhogo, maze kuyishyira mu muhogo nibwo nahise mvuga ngo nsezeye isi, ngiye guturitsa ngo nkureho ijosi niyice niyahure. Hanyuma ijwi rirambwira ngo umva, soma muri Luka 17 umurongo wa mbere, ngo ibisitaza nta cyayibuza kuza, ngo ari kubizana zabona ishyano. Nibwo rero nahise nshyambura nyifasha hasi, nari jyenyine aho ngaho, mbaye umusazi nyine. Urumva ko nihitaga umurokore ariko ntari umurokore, ariko noneho nza kuyisiga aho ngaho. Cyaje kuntabara aho kuri iyo nzu narindi ni hano Rwandex. Nibwo naje kumva intervention yacu, abaje gutabara, kubera ko ararume zirataka iyo hagize ikibazo kibaye nkaho ngaho, amashanyarazi yo yaracitse. Hanyuma njya kubafungurira gate, ariko barimo bavuga bati tuje kugutabara. Imbunda nahise nyifata, ndayifata nyisubizaho. Hanyuma nza kubabwira ko nta kibazo, ari amashanyarazi acitse. Hanyuma baza kugenda, nsigara nsenga Imana. Yewe narazaga nkaturira abantu yuko icyo cyaha kimereye nabi, nanjye nkisengera cyane ko Bibiliya ivuga ko uwo mudayimoni nta kintu kimukuramo kiretse gusenga no kwiruza ubusa. Nirizaga ubusa ariko icyaha kikanga kikambaho. Ariko Imana yo mu ijuru ndayishimira ko mu mwaka w'ibihumbi 2000 mu kwezi kwa 12 ngira ngo ni icyo cyago cyahise kimva.
kimvaho. Rero naje kugira icyifuzo kubera ko hari n'abantu bangiraga inama ngo kubera yuko ufite ubwo burwayi ahari n'irari washaka umugore, ariko bene ndagira ngo babwire ngo ntabwo ibyo ngibyo byakurwa no kuvuga ngo ufite umugore, hoya, ahubwo yaravuze ngo Imana nimpe kugira ngo iki cyago kimveho, hanyuma nanjye mbashe kuba nazaba umuntu muzima. Mu mwaka w'2001 nibwo naje gutangira kugira umushinga wo gushaka umugore. Icyo gihe ntangira gusenga Imana, hanyuma naje kujya mu itorero ryacu nkarangaguzwa, nkareba, nkavuga ese ubuhanga nabonamo umugore. Nibwo rero naje kumva jyewe bidashobotse ko nshakira hinderi iwacu. Naje kujya ku itorero rya Musave, ahantu i Musave kubahazi barahazi. Nibwo naje kujya mu nzu y'Imana, hanyuma nkakomeza nkasenga. Madamu wanjye uyu munsi twambikanye impeta, yambenze imyaka 2, umwaka wa 3, kubera ko Yesu yari afite umugambi kuri jyewe, yari afite umugambi kuri we. Uyu munsi wa wundi wanyanze imyaka 2 niwe uyu munsi tubana, kandi tubanye neza. Niwe twabyaranye abo bana nababwiye 8, 7 rero nibo turi kumwe. Imana ishimwe, kandi Imana iragenda imfasha, iramfashije cyane kuko irimo inderera abana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje muri iki gitondo. Turaguhimbaje kuko ukwiye guhimbazwa iteka ryose. Uri Imana nyamana, uri Imana nziza, uri Imana yatanze umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo aze kuducungura. Turagushimiye mwana w'Imana ko wemeye kwitanga wowe ubwawe ku musaraba kugira ngo twebwe abari bapfuye tuzize ibyaha kugira ngo tubeho tubeshejwe nawe Yesu Kristo. Turagushimiye rero ko waduhamagaye kandi tukaba twaritabye. Uyu mwanya nyakubahwa Imana tugiye kugezaho ubuhamya abakozi bawe, abana bawe. Turasaba Imana kugira ngo izabane n'abana bawe bagiye kumva ubu buhamya. Urakoze cyane rero, ubane natwe kandi tugire neza mu izina rya Yesu Kristo, amen.